Inzira y'ubuzima ishobora kuba hagati ya 1 kugera ku 9 yaba ari imibare bikaba 11 ikaba 22 cyangwa 33. Inzira y'ubuzima 11 rero ni inzira y'abantu bafite ubushobozi bwo kumenya icyo Imana ibabwira, mu gifaransa babita les messagers divins cyangwa se la force de Dieu. Bafite ijisho rya gatatu, troisième œil, rikora cyane, bashobora kwerekwa, bafite ubushobozi bwo guhindura ibyananiranye bikaba byiza. Ni inzira y'abantu bashinzwe gusakaza umucyo n'urumuri mu bantu, kubera ko bivuganira n'Imana, bumva ibibakikije byose bakabikurura mu byiyumvo byabo, ibyo bita intuition. Ni inzira y'abantu baje ku isi bafite ubutumwa bwo guhindura isi ikaba nziza, bakayobora abandi mu gukiranuka. Niyo mpamvu ubutumwa bahabwa n'Imana baba bagomba kubuha abandi binyuze mu nyandiko cyangwa se mu biganiro. Ubwo niba abantu berekwa cyane, mujyamo mwumva mubazi cyangwa muhura nabo. Abantu bafite inzira y'ubuzima 11 ni abantu bazi kuvumbura udushya ndetse no gukora ubushakashatsi. Uyu muntu afite inzira y'ubuzima 11 yashoboye gusobanukirwa n'ubutumwa yazaniye isi cyangwa se umuhamagaro we ku isi. Ubuzima bwe buba bwiza cyane, iyo bitabaye ibyo anyura mu buzima bubi buruhije, burimo intego n'ingorane zikomeye. Abagomba kumenya neza ko afite ubushobozi bwo kwegera Imana, kugera ku Mana neza cyane. Ni nayo mpamvu abenshi bavamo abahanuzi, abantu berekwa, abavuga butumwa ndetse n'abantu bakiza indwara. Icyongeyeho nuko bafite n'imyitwarire ya kiyobozi, bashobora kuba abayobozi beza kandi bitabagoye. Akenshi usanga bene aba bantu ari abahanga cyane kuko bafite ubushobozi bwo kumva n'ibintu birenze cyane. Uyu muntu agira amatsiko cyane, aba yumva utuntu twose yatumenya kuko bimutera ibyishimo. Ikindi kandi afite ubushobozi bwo kwisanisha n'ubuzima ubwo ari bwo bwose bitamugoye. Ahantu hose arahaba ndetse n'abantu bose akabana nabo. Umuntu ufite inzira y'ubuzima 11 iyo atabashije kumenya ko byose kuri we byoroshye, ko afite ubushobozi bwo guhindura byose, biramugora kubaho, akabaho ubuzima bugoye cyane. Iyo atazi gukoresha ubushobozi yifitemo bwo kuvugana n'Imana, bwo kuganira nayo, bigeraho bigasinzira, bikazima, ntashobore kuba umuhanuzi cyangwa se umuntu werekwa. Uyu muntu kandi agomba kwirinda gukoresha izi mpano yahawe nk'aho arize ku giti cye, agatangira kuzicuruza, kuko iyo bigenze gutyo aba ayobye inzira. Agomba kwirinda kurakara ndetse no kutihanganira amakosa y'abandi, akagira umutima mwiza utarimo stress n'umujinya. Ikindi nuko agomba kwitonda atazagwa mu mutego wo kwiyemera cyane. Uyu muntu kandi agomba kwirinda kugwa mu mutego wo gutangira imishinga ntayirangize, bigatuma buri gihe ibyifuzo bye bitagerwaho kubera kutigirira icyizere. Iki gihe agomba kwirinda cyane kuko ababazwa n'iby'abandi bamuvugaho bikamutera gucika intege cyane. Hari ingorane abagomba kurenga bene uyu muntu, kubera ko yumva ibintu ku rwego rwo hejuru kandi abandi atari ko babyumva. Bishobora gutuma agira imyitwarire ituma abandi batamwumva, bigatuma yumva atabanye n'abandi neza, bikamutera guhora abona abantu nk'ikibazo, akababonamo ibibazo, akababona bamuhemukira, bikamutera guhora ahangayitse. Agomba kumenya gukoresha impano ze akanazisangiza n'abandi, aho kuzikubira we wenyine, ntazisangiza abandi akikunda. Agomba kurenga umutego wo kumva ko ari hejuru y'uwo yahanuriye, ngo yumve amurenzeho cyangwa amutegeke icyo yakora. Agomba kandi gukunda ubuzima. Igihe yifitemo cyo kugira agahinda, kubabara ndetse no gutekereza ko adashoboye cyangwa bidashoboka, akagitsinda, agaharanira kubaho yishimye.
ingorane ya mbere agomba kurenga ni ukumenya ko afite impano iruta iz'abandi kandi ko igihe cyose ari we ushaka abandi, kuko azahura n'ibikomere mu rukundo, azahura n'abamuhemukira, bityo agomba kumenya ko buri gihe ari we ufata iya mbere agasanga mugenzi we, kuko niwe ufite impano yo kumenya icyihishe inyuma ya byose. Uko umuntu ufite inzira y'ubuzima ya 11 yitwara mu kazi kubera ko afite ubushobozi budasanzwe bwo gukora byose, ni nayo mpamvu akazi kose yakora ariko agakora akazi gatuma yiyumva ko ariho, ko yemewe, ko mu kazi bamwemera. Ni nayo mpamvu adashobora kwishimira gukora akazi yumva asuzuguritse. Akazi yagiyemo agakorana imbaraga ku kigero cya 200%. Ni nayo mpamvu uko gukora cyane aba abyifuza no ku bandi, bigatuma igihe cyose aba yumva atanyuzwe n'ibyo abandi bakoze. Akunda gutinda kubona akazi ko gukora, akanahorana guhemukirwa. Akazi yumvamo cyane ni akazi ka psychology, filozofi, politike, kuririmba, kubyina, gushushanya, itangazamakuru cyangwa umuganga, utibagiwe n'impano ze zo kwerekwa, guhanura no kubwiriza. Reka turebe noneho uko umuntu ufite inzira y'ubuzima 11 yitwara mu rukundo. Mu rukundo ni umuntu ukunda cyane, ntabwo ajya bijyamo hagati. Urukundo aba ashaka ni rwa rundi rumufasha kwiyumvisha koko akunzwe mu rukundo, yaremwe n'urukundo. Ariko umukunzi we agomba kuba ari umuhanga cyane kandi agira kwihanganira amakosa cyane, kuko umuntu ufite inzira ya 11 ntabwo yoroshye kubana nawe, kubera ko aba ashaka ibyiza gusa kandi abibone ku itegeko, akagira igitsure n'amahane bituma uwo babana bimubangamira. Ariko kandi iyo yakunze abinyangamugayo kandi agakunda wese. Ingorane ya mbere agira ni ukugaragaza ibyumvo bye ngo yerekane ikimuri ku mutima, yerekane urukundo akunda mugenzi we rwose. Agomba kwemera ko mugenzi we atandukanye nawe, ko bishoboka kuba atari umuhanga nkawe, akareka kumwifuzaho ibirenze no kumwiyemeraho, akamubona nk'umuntu w'ingenzi mu buzima bwe nubwo batanganya ubwenge. Mu izina rye niba hatarimo inyuguti ya ba, inyuguti ya ta, inyuguti ya ka, bizamugora kugendera muri iyi nzira, ariko niba zirimo bizamworohera. Nitwa Gutamani Guta, muracyari ku Isango Star 91.5 FM, 105.5 kuri FM. Dukurikira kuri internet kuri @isangostar.rawa, ukadukurikira kuri application nka TuneIn, online radio box n'izindi directories zose za online. Ushobora kudukurikira 5x5. Iyo ni inzira y'ubuzima ya 11. Ubutaha tuzareba inzira y'ubuzima 22 ndetse na 33. Tube duhinnye cyangwa se dusoje ibijyanye n'inzira y'ubuzima, ubundi tuzatangire isaha z'impanga, kugira ngo muribuka ko tugeze kubikoraho. Ariko kubera ibyifuzo bya benshi, urabizi ko ari igihe ujya gutyo ugatungurwa no kureba ku isaha ugasanga ari imibare ibiri isa, ugasanga ni 5:11, 6:12, ukabona imibare ibiri isa. Biriya ari cyo bivuze muri numerology, ni muri siyanse ihuza imibare ndetse n'imyitwarire yacu, ndetse no kugera ku ntsinzi yacu, ndetse n'ubutumwa marayika aba twoherereje ku isi. Katwumve bamwita Leona Lewis mu ndirimbo nziza cyane, nizera ko ibaryohera. Tugenda dusatira umusozo w'ikiganiro Isango Relax Time.